kibaze kugira ngo ufate umwanzuro wo kubura ubuzima wumve ko wajyana n'abandi basi yagenda wenyine turatwana twinzira akarengane ni ikibazo ihangane pole sana ihangane ni ibintu bibaho kandi nyine yabitoroshye so rero igira kwihangana ukomere n'ubuzima benshi baravuga bati rwose imibiri yari yamaze kuba amakara utabasha gutandukanya umuntu n'ibiki byose n'abo bana nyine baba bariyemo ibintu rero byamaze kuba ibibazo bikomeye cyane ibyo nari ndi kukubwira sibyo reka gato manze nkumvishe ahantu byabereye mu mujyi wa Kigali banza wumve agace byabereyemo ahantu magaze mu kagari ka Ruhango ni mu mudugudu wa Murambi hano mu karere ka Gasabo urebye hano ni ku Gisozi kujya ku Gisozi nta nubwo ari kure aha ngaha kuko ufashe moto ni icyatanu ngo tugerayo ntabwo ari kure umugabo rero basanzwe bitayemo niwe wamaze kwitwika mu nzu ndetse ashyamo ndetse ari we n'abana bahiye ngo bamwe n'abakozi sinzi niba wenda hari amakuru bifiteho birenze ibyo ngiye nshobora kuba nzi ko nyenzi make cyane usanze ko wivira kuri tere uko byagenze ngo wabikurikiranye kuhagera bwo nahageze pe naharebye gusa byari biteye agahinda nageze mu cyumba yego aba baturanyi bansobanuriye ko abana ariho bari yego sha numva nyine agahinda karanyishe mu busanzwe nyine nikundira abana none natekereje ukuntu bashatse gusohoka bikanga bakarenda bapfira mu iyo nzu none umubiri wabo basanze wabaye amakara wagiye ko kundi umubiri ugenda ugakomera bitewe n'ukuntu wahiye wanyiza ukabivu ku buryo ukora ukumva ni ikara n'ikintu kiraho kigeze so rero mwana narebye umuryango bahiriyemo mwana agahinda karanyishe nase ubundi situation ubundi byagenze gute ku bantu batabonye ko ubundi situation yaho nkaho uvuye mu kanya ari kumva wihangane ntugire ikibazo wumve ko warira wihangane ni ibintu bibaho abantu benshi no muri comment bagiye bari bavuga bati uno mugabo rwose ntabwo byari bikwiye pe bati ntabwo byari bikwiye kwifata ugafata inzu yawe ugatwika ugashumika byose icyarimwe bati ntabwo byari bikwiye ubundi ngende kwibaza ese ubundi umugabo umutima wo gukora biriya bintu niba hari abaturanyi babagezeho bakabaganiriza ubundi yarasanzwe afite iyo gahunda byagenze bite muri make singuce mu ijambo cyangwa se tugende se ko mu bantu banavuze bahiye ntibavuzemo umugore ahubwo bavuzemo ngo abana ngo ntabwo yari ahari nose nta mugore yari afite umugore yari ahari ariko ntabwo yari ari uwo munsi ntabwo yari yaraye mu rugo ko yari amaze iminsi 3 yego yaragiye Musanze ko bafite ahantu bakorera i Musanze nyine ibikorwa runaka bakorera i Musanze ngo muri nuza muri resort hotel ngo ni ya resort hotel ngo yabo ni yabo ko naba Kechapo nabande bose bajyaga bazamurayo bakajya gukina amafilme ngo bakajya kubayo nk'icyumweru ibyumweru bibiri babayo ariho batamuriye hotel kwezi rimwe bari gukora filme hari filme twigeze kuvuga iyo filme ntacyo ntago ari ngombwa iyo filme izina ryayo bigeze kumaraho igihe kinini nyine yarazaga agatwara abastari nk'abo ngabo akaza agatwara abastari batandukanye dore ko yari afite n'amastudio amwe mu mastudio twari tugiye tuzi abastari bakoreramo amaririmbo so rero uyu mugabo yego ikintu nyamukuru cyamuteye gukora bino bintu yari amaze iminsi atameranye neza n'umugore we yego ngo yamwimaga wuncece oya sinakumwima bashaka ko yajyaga arangana muca inyuma hari kwa kundi hari ukuntu umugore iyo aguciye inyuma gake birangira heza nyine ukazajya ubona yaciye amazi umugabo nibyo byabaga afata nk'umuntu uri aho ngaho yego ibintu nk'ibyo ngibyo noneho kera kabaye rero umugabo ageze ahafata umugore amufashe baratongana bibana birebire cyane aramubwira ati nk'ubu ngubu ibintu uba wigira uba uri kwigisha abana imico mibi yo kuzajya birirwa bajya hirya no hino uburebure ari ubuheburere uri kuhereza abana noneho birangira babikemuye gutyo ariko n'ubundi umugore akayabikora bucece umugabo aza kongera kumenya amakuru ko wa mugore yasubiye muri bya bindi kandi bari barabiganiriyeho yego nibwo nyuma rero yaje gufata umwanzuro abona nta yandi mahitamo yagerageje gutereta umukobwa witwaga Noza Aline yagerageje kumutereta uwo mukobwa birangira amuteje umugore we biramugira muriye n'amafaranga amwe muri amafaranga menshi cyane ariko amaze no kumwandikisha muri zimwe mu nzu
hari inzu afite Inyamata ariko yaramaze kugura nyine ibikorwa yamaze gukora ibikorwa umugore atarasanzwe azi kubera ukuntu yarasigaye bihisha kubera nyine ntabwo bari bacyumvikana mu rugo yego birangira umukobwa amaze kwibikaho inzu yego amuteje umugore noneho bose bahita babona yuko hagati yabo bose ni abanyamanyanga nyine nta n'umwe uri guhuza n'undi ariko umugabo urumva yagiye yiga abo bakobwa bandi kugira ngo bajye babikurikirana ariko umugore abona adashobotse yego avuga ati nanjye reka nshaka undi twaba turi kumwe mu kumushaka rero umukobwa byose niwe wabigizemo uruhare niwe wabizambije urumva yagiye kumuteza umugore umugore amenye amakuru birangira bongeye gusubiranamo umugore ari mu mafuti umugabo ari mu mafuti ibyo byose abona ni zagara urabizi ko n'izi stress zo mu mujyi wa Kigali ari ibibazo gutunga umugore n'abana uvunikira umuryango ukabona ntibiri gukunda so aravuga ati nibwo yatangiye kuzajya nyine umuntu wese aganirije wumva muganiriza ibintu nyine wumva mana amaze kwiheba wumva nyine ibintu byose muganije mani urugo rwanjye ntabwo niyo wakwiba ntabwo wakiyahura oya mani kuba ufite urugo umugore wawe wenda ari sheri wawe bisanzwe yego of course ariko umuntu mwabyaranye abana batatu bose yarafite abana batatu bro yarafite abana batatu abakobwa abahungu babiri n'umukobwa umwe noneho hapfuye ako sa mugani hitabye Imana ngo abango yatwikiyemo ngo abana be babiri ariko ntibasobanura njye nzi ko afite abana babiri ni abana batatu afite ariko abahiriyemo ni babiri kuko hahiriyemo umuhungu n'umukobwa nibo bari bakuru agahererezi kari gatoya ntabwo kari kumwe nabo mu cyumba aho turagira ngo twinjize muri uko byagenze gute kuko hari abantu bari kubyitanya ngo yarafite ngo abana babiri gusa dore ukuntu byagenze rero umugabo mu minsi yashize yari amaze iminsi nyine ubona no ku ma TikTok umuntu bicaranye abona ari kureba nyine ahantu cyane binaye mbona byabereye muri Amerika kuri yahahiye hose nibyo amaze iminsi ari kureba ari gushaka ikintu nyine nta nubwo ari byo byonyine yarebaga gushaka ikintu ese ukuntu accident ziba ukuntu biba byagenze ibintu byose yagendaga areba mu nce zitandukanye noneho nibwo yafashe umwanzuro ku munsi w'ejo mu masaha 9 ajya kugura essence kuko ababashije kumubona abaduhaye amakuru babonye nyine afite akajerekani ka essence kuko afite n'imodoka n'iki ntawe ari kubitindaho wumvaga ko wenda ariko akunda ugira noneho ako kajerekani ka essence ikibazo ntabwo kakoze akazi kari kagiye gukora kuko yageze mu rugo ya masaha bamaze kurya ko akunda abana bajya muri televiziyo urabizi ko bari muri vacances bakajya kureba ibitente abandi bari gukina ugasanga baryamye batinze nibwo umugore yafashe nako umugabo yahise ababwira ati rero uno munsi nshaka ko mugiye kuryama hakiri kare ntabwo nshaka kubona muri kugira kuki nyine nega amatwi ubanza unyumve yabwiye ngo nshaka ko mugiye kuryama hakiri kare nta n'umwe nshaka kubona ahangaha ubu ngubu noneho igitangaje ni uko abo bana babiri yababwiye ngo uyu munsi nyine nkako akunda abana bisanzura kuri papa cyangwa mama ati ntari muze murare mu cyumba cyanjye ari abana babiri umuhungu n'umukobwa ubwo muri batatu yararanye na babiri noneho umwe ararana n'umukozi n'undi muntu wo muri famiye yabo ngo kana gato ngo mama mudogo wabo ndakeka niwe mama mudogo wabo nyine bo birariraga mu kindi cyumba kurumva iriya nzu wayibonye ukuntu yari imeze ukuntu yanangana nabashije kuguha wayabonye yari nini ku buryo n'umukozi ntabwo byari ngombwa yuko ajya kurara ngo mu nzu yo hanze kandi arera n'abana akenshi umukozi w'umuhungu niwe urara mu nzu yo hanze uyu mukobwa akarara mu nzu nyine mu nzu kurya arara no ku buriri bwiza yarana n'abana ba boss ntaribe nibwo rero umugabo abana bamaze kujya kuryama abakinze icyumba bari barimo noneho umugabo we yagumye muri salo arangije akinga icyumba akinga inzugi zose zo mu nzu imfunguzo ariko ubwo ntabwo yakinze ku cyumba ba mama mudogo bari barimo ubwo na wa mwana umwe n'abakozi yafunze naho yahafunze arangije ikintu cyabayeho ahubwo ni iki ngiki arangije no kurira urugi rwo kuri salo afunga na serire arangije ashyiramo n'ingufuri nibwo yagiye afata ka kajerekani nyine urumva
ababonye inkuru bayibonye cyangwa se ukuntu byagenze babibonye hari gushya ntabwo twabashije kwegera kuko urumva abo bantu barokotse babashije kurokoka bari mu maboko ya leta by the way urabyumva kugira barinda umutekano wabo bafite turoma cyangwa se navuga ihungabana bitewe n'ibintu banyuzemo urumva bafite abantu bari kubaba hafi kugira ngo babashe kuba babakansoringa umugore we yari yigira i Musanze mu kazi nk'ibisanzwe kuko n'ubundi mu Musanze urumva hariyo hoteli bakoreramo aragenda bagacuruza bakongera akagaruka ejo n'ejo bundi ari ku muryango we famiye ye nyirizina yari iri muri Kigali none ukuntu byagenze sasa umugabo yahagaze we muri salo niho ubundi byose byabereye noneho abatangiye acana urumva n'akajerekani ka esanse niho kahiriye yacanye ikibiriti na esanse harashumika hose abana bumvise umuriro mu nzu hose muri saro kuko niho habashije kugira niho habajije gufatisha ahandi abana n'abakozi bose bumvishe urumva ntabwo watwika inzu ngo yishe umwotsi watangiye kubasanga mu nzu kandi uzarebe akenshi umwotsi urica umwotsi ni ukwica mbere aho abana batangiye kubona nyine mu nzu hejuru hatangiye kuza umwotsi amashanyarazi atangiye gukora amasiriko n'ibiki urumva ntabwo amashanyarazi yagomeza kwaka abana bajya guhonda kunuza ku muryango bagira ngo babwiye papa babafungurire undi arabihorera abakozi bakubise inzugi bakubona ntabwo biri gukunda zamana sinzi wateruraga riteri nimba ari bene wabo ni musaza w'umugore rimwe na rimwe yajyaga haza agaterura utureteri kwa kabika nyine aho ngaho mu cyumba cyangwa se munsi y'igitanda gutya umuntu abashaka gukora ibaba abantu akenshi bagira baterura riteri barabizi nibwo bakabonye hafi aho ngaho cya cyumba nyine baba mudogo bari barimo baranye n'akakana urumva nyina ntiyarahari n'umukozi bafashe barakubita bakubita inshuro ngo zagiraga nko muri zingahe kuko babanje gutabaza nanjye gwaza ntibanatabaza ubundi babanje gutabaza abaturanyi barabumva ariko bumva ni ibintu biri bavuga ati niba abasinzi ni biki ati wasanga ariko akundi nyine mu ngo biba bitameze neza nta mpamvu yo kujyayo ariko batangiye kubona umwotsi ucumba hejuru nibwo nyine batangiye kuvuga ati reka tujye tureba ibyo ari byo bageze basanga abantu bari guhiramo nibwo bageze gutya bafata ya riteri barakubita babona gusohoka mwaho ngaho gutyo rero nibwo ababashije kuhagira bwa mbere bahise babafata bakabakansoringa nyuma leta nyine nayo irahagera ifata ibyo ifata bageze ku muryango basanga abana nyine bumiye ku muryango bari gukomangira papa wabo imirambo yabo ni ukuri ko Imana sinkubeshyira no kubivuga Imana ni umutima ukomeye abana nyine baterura imibiri yabo babashije kuyishyikiriza nyine leta niyo yaje ifata imibiri yabo n'umugabo iraterura bashyira muri ambulance nyine baratwara ariko na n'ubu ngubu shasi nkubeshye mwana birakaze ntabwo ari ibintu byoroshye mwana aho umuntu agera agafata umwanzuro wo kujya kwiyahura mwana noneho wo kugira ngo yiyahure wenyine kuko yaramaze iminsi ari kureba ukuntu nyine yakwiyahurana na famiye imodoka ukuntu wayirenze umuhanda ariko abona ntibihagije avuga ati mfunze ahangaha nkatwika nibwo byaba bityo nanjye ndavuga ati mwana umuntu ufata umwanzuro wo kwiyahura noneho ntashaka kugenda wenyine agashaka kujyana urubyaro rwe abana yabyaye akabarera bakaba bageze umwe bari abanyeshuri baniga usibye ako gatoya niko katigaga kuko kari kakiri gato ubwo ufata umwanzuro nk'uwo mwana sinzi abantu imitima bafite ahantu bayikura ibyo bintu biteye ubwoba no kubyumva byonyine reka twihanganishe n'imiryango twajyanye ubwo tubabwira iyo nkuru yabaye rakundi bibaho niko ubuzima bumera umunsi bigenda neza ejo bikanga so rero gusa reka mbwire n'aba bakozi mwihangane uwo mwana mube hafi nawe wa mubyeyi wenyine ihangane bibaho ni agisida ariko nanone ube hafi y'umuryango wawe kuko nawe ubwe bamube hafi kuko urumva yabuze abana mwana uzi umubyeyi kubona umwana yatwise amezi 9 yangiza akamurera akaba ageze aho ngaho yangiza akamubura ni ikintu cyari kitoroshye habe namba ni urugamba rukomeye cyane
reka tubabwire ibihangane umuntu amukomeze mugire ibihe byiza wowe wageze kuri iyi channel bwa mbere wibuke ukande reka mbwire n'umubyeyi ngo nimba ariko kuri kuko amakuru yarahari ukuntu nyine byavuzwe mwana nimba ariko kuri koko n'ukuri kw'Imana yarakujije kugeza aho umuntu nyine agiri umutima umeze gutya basi abana be azabereka umutima mwiza hatazagira n'umwe ugira igihunga no ku mutima basi wenda akasanga birangiye nyine bitanameze neza. Reka tubashimire rero nuko byagenze inkuru nyine nuko byagenze numwe mu bagabo bakomeye cyane by'umwihariko mu myidagaduro mu Rwanda bari bamuzi benshi cyane bamuzi ku izina rya Emmy numwe mu bagabo bagize uruhare mu gushinga Ibisumizi akaba ari Ibisumizi Entertainment akaba ari company n'ubundi ya Riderman ndetse numwe mu bagabo bafite Resort Hotel by'umwihariko mu karere ka Musanze. Reka tugushimire nawe mutumirwa wakoze cyane. Nabyo gukora rwose pe n'ukuri kw'Imana ndumva mbabaye cyane ariko uzi kubona umwana Imana nkunda abana uzi kubona umwana w'inzira karengane utazi iyo biva niyo bijya akazi nicyo cyayi kintu njya mbwira ababyeyi ntimukazajye mwereka abana banyu bakimbirane kandi muzajye mujya kuyakemura muzajye mujya kure yayo nk'abo bana bazize iki ko yego baye ngombwa ko duhindura location bitewe n'ikirere cyari kidutengushye ariko nibyo ari kutubwira so rero nukuri ugerageza bihangana n'ibintu bibaho ni inkuru abantu benshi nyine n'ubundi deja batishimiye ariko ugerageze bihangane uyakire wumva utuje kuko nyine bibaho ari abantu ba mbere b'abagome akibaze kugira ngo ufate umwanzuro wo kubura ubuzima wumve ko wajyana n'abandi basi agenda wenyine turiya twana tw'inzira akarengane ni ikibazo ihangane polisi ihangane ni ibintu bibaho kandi nyine yabitoroshye so rero yigira kwihangana ukomere n'ubuzima benshi banavuga bati rwose imibiri yari yamaze kuba amakara utabasha gutandukanya umuntu n'ibiki byose n'abo bana nyine babariyemo tunihanganishe n'uwo mubyeyi nyine wumva ko n'umubyeyi nawe wagize ikibazo avuga ati ni ibintu biremereye ni ibintu njye nanjye ubwanjye ntabasha kwakira so ko rero ari kurira ni byinshi cyane ntabwo twakomeza gushyira umuntu kuri kamera ubona ko yatagiye kurira biragoye cyane rero igishoboka ni ukujya twihangana reka dukureho kamera ubwo nyine tubabwire tuti byose nyine ni ubuzima tubamo niko isi dutegeka mugire ibihe byiza rero ntabwo twashyira umuntu imbere ya kamera ari kurira gutya reka mbabwire ni Imana ibarinde tuzadukomeza tubane umunsi ku wundi komeza wihangane mugire ibihe byiza rero Imana ibarinde.